So Dr William Ruto yahamagaye Evariste Ndayishimiye hamwe na Yoweri Kaguta Museveni bamuhamagaye ni telefone zabaye nk'izihurirana kuko habanje William Ruto aramuhamagara Evariste Ndayishimiye aramubwira ati rero il faut faire attention kuko niba koko ushobora kuba kubivugwa ko waba ugiye gutera u Rwanda urisanga wowe wirutse ati gihe uzatangira iyo ntambara uzayitangira n'urugero kuwa mbere kuwa gatanu w'icyo cyumweru uzagera wowe warirukanye muri Tanzania kuko niba ugiye gutera abantu uvuga yuko aribo bakwirukaseho muri Goma kandi batari bose nyirizina kuko nimba M23 ifashwa n'u Rwanda yabifashwa n'u Rwanda 20% kwa RDF sibyo none ugiye gufata ugiye koko gutera abantu noneho bikubye M23 yagukubitiye igoma ukavedeka bikubye M23 ishuri 100 yabagukubise ubwo urumva iyo ntambara uzayitangiza wowe nigere mu minsi 2-3 izabiri Bujumbura kandi uzaba utakiri mu gihugu ubutegetsi wifuza gukuraho bw'i Kigali suko bizaguhira huko wowe ubwawe buzavaho nurangiza unajyanwe maboso cyangwa se wicwe narabarabuye uyu ni Dr William Ruto perezida wa Kenya ibyo avuga nago utagira ngo ni umusazi arabizi arabizi connection ye na muzehe arayizi babanye neza so Yoweri Kaguta Museveni nawe ti yayisafata telefone akolinga nyuma yuko William Ruto iye ibaye hang up yayisakolinga nanone Evariste Ndayishimiye aramubwira ati fais attention again abo bantu wumva koko ugiye gutera my friend nacyo nkwijeje ugomba gushya nunagira amahirwe uzabaho kuko uwo wifuza gukuraho ni master planner aka Marshal wumvishe mu mvugo ya Yoweri Kaguta Museveni ati urifuza gutera master planner aka Marshal uburumva uri ready so rero yamurasiye gutyo arangije aranamubwira Yoweri Kaguta Museveni najya arindima aramubwira ati noneho n'ikimenyimenyi twebwe nituzemera yuko ugera ku muvandimwe ahubwo twebwe